mfite imyaka 81. Hallelujah, 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 hallelujah. uyu muntu w'inyuma arashaje kuri iyi myaka tuvuye kuvuga, ariko uw'imbere hallelujah, Hallelujah, nza numva ari muzima. hallelujah, 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 ni muzima. Hallelujah, hallelujah. avuga ijambo ryitwa umuhamagaro, vuge n'ijambo igisonga, inze kurangiza ku ijambo ry'amavuta. Turi kumwe abantu, gusigwa mwasizwe ni kuguma muri mwebwe. Gusigwa mwasizwe ni kuguma muri mwe, ntimuzagombera umwigisha. Abantu bazabasigwa bagasigwa, ndavyibuse neza bambere ibice 4 duhereye aho ngaho turi buhagararira ku murongo wa 4 hafi. Haravuga ngo nuko rero abantu banje badutekereza yuko nuko rero abantu baje badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga vyeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Nico gituma kuri nje bitagira ico bintwara rwose gucirwa urubanza namwe cyangwa n'abanyarukiko n'abantu, kuko ndetse nanje ubwanje cira urubanza Yego dusome. kuko nanje ubwanje nticira urubanza, kuko ari ntaco niyiziho, nyamara sico kinsindishiriza, ahubwo umwami niwe uncira urubanza. Nico gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cose igihe carwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ivyari bihishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Amen. Yego turebe mu gitabo cy'Itangiriro bice 43 no ku murongo wa 19. Itangiriro 43 no ku murongo wa 9. Murongo wa 9. Mbaye umwishingizi we. Oya 43 murongo wa 9. Yego. Begera 19. Yego. Begera ca gisonga ca Yosefu, bavuganira naco ku muryango bati, databuja, mbere twaramanutse tuja guhaha, tugeze mu gicumbi duhambura amasaho yacu, umuntu wese asanga ifeza ye iri mu munwa w'isaho ye. Ifeza zacu dusanga zingana uko zanganaga, none turazigaruye, kandi tuzanye izindi feza zo guhaha, ntituzi uwashubije ifeza zacu mu masaho yacu. Amen. Komeza. 23. Arabasubiza ati, mushitse imitima mu nda, ntimutinye, Imana yanyu, Imana ya so niyo ibashiriye ubutunzi mu masaho. Jeweho ifeza zanyu narazishikiriye. Asohora Simeyoni aramubazanira, nuko wa mugabo yinjiza abo bagabo mu nzu
ya Yosefu, abaha amazi boga ibirenge, agaburira indogobe zabo. Begeranya amaturo kugira ngo Yosefu naza ku manywa y'ihangu asange biteguye kuyamutura, kuko bari bumvise yuko bari burire hamwe nawe. Yosefu atashe, bamusanganisha mu nzu y'amaturo bazanye, bamwikubita imbere bubamye. Ababaza uko bari, kandi ati so aracakoma? Wa musaza mwavugaga aracariho? Arabasubiza ati, baramusubiza bati, data, umugaragu wawe ni muzima, aracariho. Barunama bikubita hasi. Yubura amaso abona Benyamini murumuna we mwene nyina. Arababaza ati, uwo ni we muhererezi wanyu mwambwiraga? Maze arababwira ati, Imana ikugirire neza mwana wanje. Yosefu yihuta kugenda, kuko umutima we wari ufitiye urukumbuzi mwene nyina. Ashaka aho aririra, yinjira mu nzu haruguru ayiririramo, yiyuhagira mu maso. Aragaruka ariyumanganya, aravuga ati, nimwarure ibyo kurya. Bamugaburira ukwe, na bene se baragaburira ukwabo. N'Abanyegiputa bariraga hamwe nabo, babagaburira ukwabo, kuko Abanyegiputa basangiraga n'Abaheburayo, batasangiraga n'Abaheburayo, kuko cyari ikizira ku Banyegiputa. Bicara imbere ye, bicazwa uko bakurikirana, imfura uko ubukuru bwabo buri, n'umuhererezi uko ubuto bwe buri. Bavugana batangara. Yosefu ategeka ko bazanira amaturo ya mbere ye, ariko igaburo rya Benyamini riruta iryabo 5. Baranywa banezeranywa nawe. Amen. Yego, dusoza Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 27 ni umurongo umwe gusa dusoma. Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 27. Kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, arico gituma mutagomba umuntu wo kubigisha. Kandi nkuko uko gusigwa kwe kubigisha byose kukaba ari ukukuri atari ukw'ibinyoma, kandi nkuko kwabigishije mube ariko muguma muri we. Amen. Haleluya, haleluya. Tusomye ijambo mbere nteragira icyo mvuga. Banje gushimira ubuyobozi bw'iri torero, nk'abashumba, abapastori, abadiyakoni n'abakristo mwese. Haleluya. Mwatekereje ko dukwiye gutaramana namwe uyu munsi, ndetse muradutegura. Imana iradufasha, namwe irabafasha. None turi hano imbere y'Imana. Haleluya. Nteraniye hano nk'ingenzi nkazi 3 mu makwe, ariko nigeze kubana namwe mukiri hariya babanje gutangirira umurimo, ariko uyu munsi niwo munsi mbonye wo kuvugana namwe ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Nitwa Rivuze Gereve Rukozangabo, tuye mu nce zigako mbere ya za Nyamata.
ndaganira amagambo nihuse nibishoboka kandi birashoboka. Ndaganira amagambo atatu. Ndavuga ijambo ryitwa umuhamagaro, vuge n'ijambo igisonga, inze kurangiza ku ijambo ry'amavuta. Turi kumwe? Haleluya. Haleluya. Mfite imyaka 81. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Uyu muntu w'inyuma arashaje kuri iyi myaka tuvuye kuvuga, ariko uw'imbere haleluya. Hallelujah. Nza numva ari muzima. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ni muzima. Haleluya. Hallelujah. Dusomye ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, ndavuga ijambo ryitwa umuhamagaro. Biravuga ngo ni kazi yake Mungu kuita mwanadamu kazi yake ni kuzingatia mwito. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. N'umurimo w'Imana guhamagara umwana w'umuntu. Naho umwana w'umuntu ikimukwiriye no gukomeza umuhamagaro. Haleluya. Hallelujah. Ubundi tuza kuvuga ijambo ryitwa igisonga. Haratubwiye ngo niba tubona, haleluya, Hallelujah. niba tubona batubona ko turi abakozi ba Kristo, ngo ibisonga byeguriwe Kristo kandi babanyamurava. Ijambo rya gatatu ni ugusigwa. Umunsi umwe nararariswe mu giterane hano mu mujyi wa Kigali. Yari amatariki 3 mu kwezi kwa kabiri 2022. Terana nkuko bandi bateranye, hari abashumba, hari abantu batari bakeya, igiterane kiruta uko tungana. Nyuma yaho hari ababwiriza butumwa babasedwa, abazungu baravuye iwabo muri Sedo baraza, arabwiriza ijambo ry'Imana. Nyuma yaho mbona ko atora ihembe ryuzuye amavuta. Haleluya. Hallelujah. Tikise kirema atora ihembe ririmo amavuta. Araza yasuka ku mutwe wanje, amanuka mu bwanwa no ku misozo. Haleluya. Hallelujah. Tikise kirema aravuga ngo usizwe amavuta kandi kugiza umuvuga butu. Haleluya. Hallelujah. Undi munsi numvishe ijwi ry'Imana rimbwira amagambo. Ndavuga ijambo ryitwa gusigwa. Ndambwira ngo genda uje ahantu, numara gushika urahura n'abasirikari 7 bamayimayi, abantu batuye hariya, ngo ariko nimumara guhura ntiyugire barakubaza amagambo ane, ntugire ijambo usubiza, ngo ninjenje inuza kwisubiriza ijambo. Ndatekereza mpure n'abagizi ba nabi, ati kandi n'abantu banyaze ibintu, ambwira umubare w'ibintu banyaze. Ndatekereza kujya guhura n'abo bantu, si abasirikari ba leta, n'abantu banyaga, kandi bakubaza amagambo usa n'usuzuguye utavuga ijambo, ngo ariko ndaza kwisubiriza. Ndatekereza mvugana n'abo mu rugo uko Imana ivuze, ariko nkurura ijambo. Tekereza ko yabwiye Abraham ngo genda uze gutamba umwana wawe w'ikinege w'umuzabukuru. None kujya guhura n'abari abantu ntacyo Imana yavuze ngo ntacyo mba. Ndakomeza, nari mfite amafaranga y'inka 3. Ayo mafaranga nari nabise mu cyumba mu kantu kitwa diplomate. Irambwira ngo ukura ayo mafaranga aho hantu uyashire mu kantu k'agaseke. Kongo bakita ngo ni Siriya Mukoba. Ndatekereza Siriya Mukoba sagaseke nk'akabanyarwanda, n'akantu karangaye katagira ukuntu gafundikiye. Ndasezera, ndasenga, komeza urugenzi. Ndagenda. Haleluya. Hallelujah. Umare gushika kuko bari 7, umwe araje ampagaza imbere. Arambwira ngo umekuja kulipa ile deni yetu ulikuwa nayo tangu zamani. Ndaceceka. Wakabiri ngo leta carte pour citoyen. Ndaceceka. Wagatatu ngo umefika hapa saa za magharibi, ngo saa zote zasuburi kwa wapi. Ndaceceka. Wakane akurura ugutwi kw'iburyo, akurya inzara, ariko ntugira amatwi yumva ibyo bakubwiye byose, ubuzijambo wasubiza. Haleluya. Hallelujah. Numva ijambo rirakomeye, ibyo nabwiwe mbigezemo, baranzenguruka nkuku amenyo, ururimi rwo hagati y'amenyo sigara hagati.
ndavuga ngo Uwiteka Imana, ariko ntavuga mu mutima. Wambwiye ngo urivuganira, nabo baranzenguruka nsigara hagati yabo. Barambwira mbaza Imana, numva ijambo rimwe ikubita yose. Ndabwira nti mimi nashangana nyinyi wa askari, nyinyi watu wa leta, nyinyi mko na misio yenu na mimi niko na misio yangu. Misio yangu na yenu iko tofauti. Ndatangaye namwe. Haleluya. Haleluya. Mwebwe impamvu zanyu sizo zanje kuko imbaza ya magambo. Maze kubabwira ayo magambo. Haleluya. Haleluya. Numva ijwi rimbwira ngo basubize. Ndatangaye namwe abantu ba leta ko murambaza aya magambo, igahunda yanje ni yanyu iratandukanye kuko imumbaza aya magambo. Barambwira ngo ariko witwa nde? Sinavuga ya mazina nababwiye kuko yambwiye ngo abantu nibatubona batubone ko turabakoze b'Imana. Haleluya. Haleluya. Kandi turi ibisonga bye. Ndababwira nti ndatangaye. Batariko urinde nti ndi umupastori. Zana ibyerekana kuri we nari ngafite mu mufuka ndakabahaye. Barambwira ngo tumegusa ndani ya hii siri ya mukoba. Toya. Mu byukuri ntibayikozemo. Imana irabahuza ya mafaranga y'inka 3 arganya aho ngaho mbo tumegusa ndani ya hii siri ya toya ntimwayikozemo. Ngo ariko wewe uzi ibintu birimo ntindabizi. Bati ibo ngo nabanyazi. Urabona ibyo twanyaze ni byinshi. None rero udusengera iyo Mana yawe kuko tubonye uri umukozi w'Imana. Haleluya. Udusengera Imana tumanuke nidushika ahantu mu mugezi bahoze bozi noro tubumva karagace amabuye bati tujye kunyaga hariya. Wowe uri umuntu w'Imana. Bose barya abantu banyazi barafukama. Senga Imana nishima. Haleluya. Haleluya. Tusomye ijambo. Atubwiye ngo ni mugabo witwa Mose. Yari representa mu isezerano rya kera. Yari umugabo mwiza ukundwa n'Imana ukundwa n'abantu. Munsi umwe Imana iramubwira ngo genda kwa Faraho. Yamusanze ku musozi wa Horebu aragiye imikumbi ya Yetiro, umutambyi mukuru w'Imidiyani. Iramuhamagara. Imaze kumuhamagara, yamuhamagaye aragiye ari mu rwuri. Iramubwira ngo Mose mugaragu wanje aritaba ati karame ndagutumye genda kwa Farawo umubwire ngo haleluya ngo arekura abantu banje baje kuntambirira hariya mu gihugu cy'Ikanani cyuzuye amata n'ubuki. Uyu mugabo abwira Uwiteka Imana, yewe Imana zivuga haleluya kandi Imana zikora. Arabwira ngo ndi muntu ki waje kuri Farawo kuza kuvuga aya magambo, ndi muntu ki. Iramubwira ngo genda ndi kumwe nawe kandi genda kugize nk'Imana kuri Farawo, Aroni mukuru wawe azabaka kanwa kawe. Haleluya. Arakomeza aragenda. Hari igihe abantu bagenze nabi, bagenda nabi, Imana iraza igisa nigishije Mose inama, iramubwira ngo aba bantu ndiko ndabona n'ubwoko butagondwa ijosi, ureke mbarimbure kugira ubwoko bukomeye kubaruta. Yakunda gitorero, yari representa, yari umushumba mwiza. Aravuga ngo haleluya ngo Uwiteka Imana arayegera. Nubundi ibiri kumwe natwe nubwo amaso y'imibiri yacu atayibona, ariko nubundi mu buryo bw'umwuka turayibona. Abwira Uwiteka Imana, abwira Imana ngo nyamoneka Jehova Uwiteka Imana arayiganiriza, arayibwira ngo rakuruka wibuze uburakari, rakuruka wibuze uburakari bw'inkazi. Abantu babonye ukura abantu mu Egiputa bazavuga ngo barabazanye, none ubagejeje muri imisozi miremire unaniwe kubageza mu gihugu wari warababwiye, bazakugaya. None Uwiteka Imana rakuruka wibuze uburakari bwawe. Uwiteka Imana yumva. Haleluya. Imana igirwa inama iyo turi mu mwuka mu mbaraga, turi mavuta y'Imana turayibwira ikumva. Arayibwira Imana irumva. Iravuga yarivuga ngo ndaguhindura ubwoko bukomeye kubaruta. Imana guhindura Mose ubwoko byari byoroshe. Mu byukuri reka mbabwire, yaremye ijuru n'isi kubw'ijambo. None se guhindura abantu byari binaniye. Mose ibara muhindura ubwoko bukomeye kubaruta, ariko aravuga ngo rakuruka wibuze uburakari. Bavandimwe twiyigishe kubabarira kandi dukunda itorero. Ahanyuma dusomye haravuga ngo ni ijambo Yohana wa Zebedayo na nyina witwaga Salomo
yari yarasizwe amavuta. Imana imuhereza impano, Imana iramugenderera, Imana iramuganiriza. Mu gihe abigishwa bagenzi be bapfuye bicwa n'inkota, nawe ngo baramuteka mu mavuta ngo aho kumwotsa arushaho kumutera imbaraga. Haleluya, haleluya. Nyuma bamuta ku karwa kitwa Patmo. Yandikiye itorero yarashumbye icyo gihe, arababwira ngo gusigwa mwasizwe, haleluya, ni kuguma muri mwe. Gusigwa mwasizwe ni kuguma muri mwe. Abantu, gusigwa mwasizwe ni kuguma muri mwebwe. Gusigwa mwasizwe ni kuguma muri mwe. Ntimuzagombera umwigisha. Abantu baza basigwa, bagasigwa. Ndavyibutse neza mu ijambo ry'Imana dusoma, igihe Sawuli yahoze ahiga Paulo, baragenda basanga Imana, Dawudi arahunga agera ahantu mu buvumo. Amaze gushika, Sawuli ngo araryama, arasinzira. Dawidi ngo n'abantu 400 kuko yahigwaga baraza neza, baraza ngo bashike mu nzira, basanga aho yaryamye, basanga arasinziriye buticura, asa n'uwapfuye. N'abasirikari bose barasinziriye. Abagaragu ba Dawidi bati, kuko tubonye ngo Uwiteka Imana iduhaye umwanzi wacu, reka tumutikure icumu ihure n'igitaka, amaze ngo dushime kuko Imana yamutugabije. Ariko aravuga ngo muramenye, haleluya, muramenye ngo uwasizwe, gusigwa mwasizwe, haleluya, ni kuguma muri mwe. Ugusigwa wasizwe ni kuguma muri mwebwe, ni kuguma muri mwe. Hari abantu bari barasizwe. Tujya gusoza dusanga mu ijambo ry'Imana, Daniyeli yari umukozi w'Imana, yari yarasizwe ari mu mavuta y'Imana kugeza ubwo bamukredose kumwica. Ariko nyuma yaho baravuga usenga ibigirwamana bitari Imana yo mu ijuru. Aratekereza gusenga ibigirwamana, aratekereza arakurubana, abona hari Imana nyamana. Haleluya. Hari Imana ikwiriye gusengwa, ikwiriye gufukamirwa, itari ibigirwamana. Aravuga ngo sinasenga ibigirwamana bitari Imana yo mu ijuru. Haleluya. Niyo Mana dukwiriye gukorera, niyo Mana itubikiye ubugingo. Nyuma yaho ngo bafata intare, abazungu barazitunga n'ubu zirasonza ntibazigaburira. Hanyuma kugeza ubwo, haleluya, haleluya, bamuzana neza, bamutiburira mu rwobo rw'intare. Ariko yari mu mwuka w'Imana, yari mu mavuta y'Imana. Tuvuge ngo amen. Baramutibura, bazana ibuye barishira ku mwobo, bazana ubushishi barahoma. Umwami ngo ashike mu rugo ntiyariye ntiyanyoye, kuko yari yakoze ku muntu w'Imana. Haleluya. Babura amahoro. Na nyuma yaho umwami ngo asanga ibiryo byateguwe ntiyarya, kugeza ubwo ngo yarayicaye buraca. Na nyuma yaho ngo mu gitondo kare karazenduka agenda, arahamagara ngo Daniyeli, mugabo ukundwa n'Imana, Imana yawe ukorera, Imana dukorera, haleluya, haleluya, ukorera mbese yakurese cyangwa urahari. Avuga amagambo, aravuga ngo Uwiteka Imana, ngo Nyagasani niko babitaga, ngo sinagucumuyeho, sinacumuye no kuwiteka Imana. Imana yanje, haleluya, yohereje marayika wayo ngo aramanuka araza. Yari hagati y'intare, nanje ndaha hantu ngo ntacyo Imana yandwaniriye, ntacyo nacumuye kuri wowe, sinacumuye no kuwiteka Imana. Imana irandwanirira. Rero nshuti bavandimwe, haleluya, haleluya, gusigwa wasizwe ni kuguma muri mwe, ni kuguma muri wewe. Hari ijambo Yesu yavuze nsoza, yaravuze ngo nimugire icyo musaba Data mu izina ryanje nzagikora. Mose yarasavye, Imana irakora. Haleluya. Nugira icyo musaba Data mu izina ryanje nzagikora, kugira ngo Imana yoherezwe muri se. Iyo tubwira Imana dufite audience, kwegera Imana. Mukuri abatanje bakera bahoraga basenga ndetse akinjira hariya, ariko wewe nyine udafite ikikurega kuwiteka Imana, dufite audience. Dusoza twasomye ijambo rivuga ngo igisonga. Yosefu
yarimo amavuta y'Imana, cyari igisonga. Bakuru be bamugirira nabi ndetse baramugurisha. Na nyuma yaho ageze kwa Potifari nanone bamukerea dosi yanga gukora ibyangwa n'Imana, ikugeza ubwo bamuta muri gereza. Yamaze imyaka 17. Ntiyize uko abandi bigaga universite, yari hari amwibohero, ariko arahanura avuga iby'Imana imuhaye. Nyuma yaho ahanuriye umwami, bimaze gusohora, umwami Farawo aravuga ngo nimutore umuntu umwe uzogenzura ibi bintu kuntu azomenya kugabura ibintu. Ariko aza kuvuga ngo ese turabona ubundi muntu hehe twatora ngo atari uyu nguyu mu mwuka w'Imana. Haleluya. Bamutora atize ekonomi, ateze n'imibare n'ibindi, ariko umwuka w'Imana uramwigisha, umwuka uramuterenenga amenye ibintu. Aravuga ngo igihe ngo gishike inzara itera hariya mu gihugu cy'iwabo, bakure baza guhaha. Yarababonye arabamenya, cyari igikomangoma, kintu gikomeye cyane batamenya. Nyuma rero ababonye agira umubabaro, ariyumanganya, ababaza ati mwaje gutata igihugu ko ndabona muteye ukundi, muri abantu bavuye hehe, muvuye he? Bati turabana b'umuntu umwe, tugira papa umwe ni Isirayeli Yakobo, ndetse turabavanimo turavukana twese, ariko nyamara uko twanganaga twese hari umwe wapfuye aribwa n'inyamaswa z'inkazi. Niwe bahaye babwira ntibamumenya. Atariko muri abo muntu umwe, bati muri bangahe, bavuga umubari wabo. Batariko turi kumwe n'umwana umwe yavukanaga n'undi, mukuru we yarapfuye aribwa n'inyamaswa, uwo mwana asigaranye na se. Ise aramukunda, ntazakunda kumuva iruhande, kuko yo muva iruhande azavuga ngo ni inshike kandi adufite. None rero warahare atarahare, ati nimugende rero, ati mwese ndababoshe. Baraye muri gereza umunsi umwe, mu gitondo kare tujya gusoza, ngo ariyumanganya, ngo arasohoka ararira atari kumwe n'ababo, arihanagura amaso, araza abwira bariya bavandimwe biwe bakuru biwe ati nimurye munywe mugende muze kunzanira muri umuna wanyu. Mutaramuzana hano yari afite urukumbuzi, yari afite n'ubwoba kuko nawe bamwishe, kuko bamugurishije. Baramubwira ngo papa yabyaye uwo mwana mu zabukuru ashaje, kandi mukuru we yarapfuye, ntabwo yamuduha kabisa, yakwishwa n'ishavu, ndetse ngo imvi ziwe zamanuka mu kuzimu, agafa afite umubabaro. Yuda abonye ko bikomeye, yegera Yosefu, aramubwira ati mbaye umwishingizi wiwe, ariko ndasigara hano, ariko uyu musore areke kugenda. Aranga. Nyuma ngo aza kubimenyekanisha, aravuga ati ndi Yosefu mwagurishije. Yosefu yagiraga umutima kuba Yosefu yafite umutima kuba Mose, yarakunze itorero, yarakunze kubabarira. Ngo arabahobera, aravuga ati injewe Yosefu mwagurishije, Imana niyo yakoze ibi bintu kugira ngo nze kubabanziriza. Arabakira, papa ariho, imumanure, araza aramuhobera, muri umurango barahoberana, ngo begamirana amajosi, arira ku ijosi rya Binyamini, Binyamini arira ku rya Yosefu. Arababarira. Twige kubabarira, n'umuco w'Imana kubabarira. Nitubabara tuzajya mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Mana idufashe kubwaya magambo, twige kubabarira, turi ibisonga. Niba tubona batubone ko turi abakozi ba Kristo, ibisonga byiwe byeguriwe ubwiru bw'Imana no kuba abanyamurava. Mana ibafashe mwakije ijambo ry'Imana. Reka turarike pastor aradusoza asabirira. Mukomere Imana amashini inyungu zawe, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya, ibyo ntibifite agaciro. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya,
ifite agaciro. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiriho. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiriho. Abandi babishaka bayikomera amashyi nano. Mukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa n'undi utarabiruhiye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Mukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Nyamuneka, kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa n'undi utarabiruhiye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Iyo Mana yanjye ongera uyimpera ayandi mashyi yose n'iki. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa, ugira neza, ugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiriho. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa, ugira neza nshuti, ugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiri ku isi. Abantu bashyigikiye kugira neza bazamura ibiganza turebe. Komera Imana amashyi yo hejuru izabigushoboka. Abanyamugisha n'abamenye Imana, batayibangikanya n'ibigirwamana, abo bantu amazina yabo yaranditse. Iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi, ntibayanura imvura iguye ngo ihunge. Abanyamugisha n'abamenye Imana, batayibangikanya n'ibigirwamana, abo bantu amazina yabo yaranditse. Iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi, ntibayanura imvura iguye ngo ihunge. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa, ugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiriho. Ayiwe, ineza y'umuntu nimutera gukundwa, ugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiri ku isi. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa, ugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiriho. Mujye mugira neza, mwigendere. Ineza ntago bayishyuza, iriyishyura. Kandi nasanze n'inaba ari uko. Nabwiye ugira nabi rimwe na rimwe nawe bihwaniramo. Ntago nshaka gutinda, iyo ari iminota naryoherwa, ariko nimba naraje hano nkaharirimba indirimbo imwe mu bitangaza nabonye. Indirimbo naririmbye yafashije abantu bari bahari, hanyuma aho kunsaba indi bakambwira ngo yisubiremo. None ikibazo cyari gihari niyo yonyine nari mfite. None ubu nshobora kuririmba hano
nkarenza indirimbo 100 ndi muri 240 ariko naje hano mfite kamwe. Urumva hano hatari amateka, bagahita bavuga ngo nayisubiremo bakisaza, nanjye ku mutima nkavuga ati nayisubiyemo naririmba yindi yi. Iriya ndirimbo yanjye yindi ngira ivuga ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikizurubwa, maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro, maze igihe mbivuga yuko Imana iruhura abarushye. Yarirahiye Imana yarirahiye, yavuze yuko kitazagira undi kandi ntizemera ko izina ryayo ritukwa. Icyo gihe nza kuririmba mfite imwe, iyo ngiyo karaga korasi ntera konyine mvuga ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikizurubwe, ibindi ntabizi ntarabihimba. Ubwo iyo bampiye kabiri nari gutera ako gakorasi. Urumva abantu batava kure. Ndebera indirimbo ivuga ngo bazaruhira ubusa. Uramutse utanezerewe Imana muri uyu mugoroba, basi wananezererwa Imana ko turi no mu mugoroba wo gusoza umwaka, turi mu mugoroba w'umwaka, si byose? Kuva mu kwa mbere buriya byari nka mu gitondo, tugera nko mu kwa gatandatu bibaye nka sangahe ubwo. Ubu urumva tutari mu mugoroba. Twongera Imana amashyi ko tugejeje iki gihe. Turi mu bantu bagereye umugisha ku Uwiteka wo kuba dufite icyizere cyo gusoza umwaka tukajya mu wundi. Hari abantu batagize ayo mahirwe. Amen. Nkurikije ibintu ndi kubona n'igihe mperukira hano narondogora. No kuba hano ari mu Gashyekero, byonyine kuba ari mu Gashyekero byandondogoza, hatanagiyeho ibyo mbona. Nje mperuka mu rusengero rwa hano mu gisengero haruguru. Hano nta n'ikibanza cyari gishije cyari gihari. Nkeka ko hari nk'inyubako zari zihubatse n'ibindi bintu byari bihari, ntibuka ngira ngo ni kera. Ndashimira Imana rero ko iherezo ritabaye kugarukira hariya nje no mu nzu nshyashya. Ayo mashyi muyampera Imana ko ngize amahirwe yo kuza no muri iyi nzu nshya. Abantu twari twicaranye hariya ntihabuze uwo nabibwiye, mu bintu nashimye nkigera hano, ibi byuma turi gukoresha biravuga neza. Hari ahantu ujya ibyuma bikagorana, ibi byuma biravuga neza, biri ku rwego rwo kuba byagushuka ukarondogora wumva waguma ubivugiramo, ariko Imana ishimwe ko bivuga neza. Hanyuma bampaye iminota, niyo mpamvu mbanje kuvuga. Ubwo ngiye gukataho nk'ingahe mvuga utuntu nka 2, ntago ndi bubarambire kuko icyanzanye n'ukuririmba, ariko mu by'ukuri kuba ndi mu Gashyekero ni ibintu bigize amateka yanjye. Gashyekero mu mateka yanjye ibamo. Ahantu ngenda mvuga ubutumwa ahenshi Gashyekero ndayivuga. Abantu bamwe bazanagira ngo niho mbarizwa ndi nk'umukristo wanyu, ariko ni ukubera amateka. Bwa mbere mu mateka yanjye ndirimba mu rusengero rurimo abantu benshi, bakampa umwanya nkaririmba, naririmbye mu Gashyekero. Ariko wa kabiri habaye icyumba cy'amasengesho, hakiyobora Sharire pasiteri. Baze mvuze ngo hakiyobora Sharire, wenda akaba nanone ahayobora kubera ntazi ngo barayobora, ariko yarahayoboye basi. Noneho ibi bintu kubivuga ni ibintu byakurema nawe byakuremamo icyizere cy'ibindi bintu ntazi. Ntago nzi uko uhagaze, ntago nzi uko ubayeho, ariko naje hano mu Gashyekero meze nabi. Utabyemera n'utarambonye, ariko nani meze nabi. Nari umwe mu bagabo basukuma, nkurura umwuka nkumva urava kure utava hafi, ari ukuwushakisha. Ariko ndashimira Imana, nahakuye umugisha.
amagambo pasiteri yanyatuyeho uwo munsi byari ubwa kabiri yari yambonye ahantu ngo arankunda. Umugabo arampanurira nyihambira harambwira tuzaza mu gashyekero ku ngufu. Ikintu gitumye mbivuga naraje ndayoba kuko naturutse yo ku Karambo hara kuri Majerwa nikomereza iyo mu Gihubira siko muhita hara hirya haba abantu benshi yari nimugoroba nimba bakibayo baracyahaba. Niho nayobeye ndagenda nkajya mbaza abantu ngo urusengero rwo mu gashyekero rurihe, bakambwira ngo waruciyeho, ariko ngatekereza urusengero naciyeho nkarubura. Barambwira bati subira inyuma ugenda umuhanda wose. Rero ikintu nkundira Imana nuko ibyo abantu basuzugura ari byo kenshi biba bifite agaciro. Umuntu wanyoboye yarambwiye ngo genda ngo ukomeze umuhanda ngo uraza kumva ahantu abantu ngo barimo basakuza ngo mu nzu iri hepfo y'umuhanda ngo nimba ari n'urusengero simbizi. Wumva yabiciye amazi akajya ambwira ngo baba basakuza, wumva atabyitayeho, ariko jye wari uri mujyayo narinzi icyo ndimo nsanga kandi narakibonye. Ndaza aho bita ngo basakuza ngo wabonaga atashaka no kubivuga ngo abirangize. Nahakuye umugisha. Natwe turi hano kuko tuzi inyungu yo kuhaba iyari. Ntago nenda kurondogora rero. Niho natangiriye. Umunsi wa mbere nahaje. Nimba hari umuntu wa hano numwe waba ubyibuka, nahahuriye n'abazungu bagera nko ku 9. Bazanye na Pasiteri Damasi ngo bavuye muri Suwedi batunguranye. Umunsi naririmbye bwa mbere bahise banankamera nk'uko ureba abo basore bahagaze hariya na kamera, bamfata amashusho ari nabwo bwa mbere ndirimbye. Ubizo video zirahari nuko ngo ziba muri Suwedi cyangwa bazijyanye aho bazijyanye simazi, ariko nk'uwazigarura kuko zihari mwakumirwa. Ariko turashimira Imana ifata ibintu bitariho ikabigira ibiriho. Niyikumashije uyu mwaka wose nizakumaza nutaha ikongere nindi uzabyare wuzukuruze ugira ubuzima bwiza mu izina rya Yesu. Reka ndirimba, urumva se ntarondogo kandi muri kubikomera amashyi naguma mvuga muyakoma kuko ari Imana nta gihombi irimo. Baranshyiramo akaririmbo kavuga ngo Yesu ni isoko imara inyota, mba ariko ntangiriraho. Ubwo abantu bakunda Yesu barazamura ibiganza nta kubinginga, mumumpera icyubahiro kubera ko ari umugira neza. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu. Waje mwisi ntibakwemera, bagutera utwatsi barahakana, ariko namenye ko byari igihe mpamiguze. Waraje ukora icyo wagombaga gukora. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Twebwe abo wakuye kure nta mahirwe twari dufite, kuko twari dupfuye rubi. Waratuzuye turi bazima kandi utubikiye n'ubugingo buhoraho. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokidakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Twari kure y'amasezerano, umwanzi atwishima hejuru,
none ubu turabana mu rugo rwa data turarya tugasigaza umwanzaganye 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 sokimara inyota sokimara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye sokimara inyota ababishaka bazamura amaboko sokimara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye sokimara inyota sokimara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye Yesu we mukomera amashyi nimba ntacyo bigutwara nge ntago njya nkunda guhatira abantu gukomera amashyi ahubwo ndakubwira ngo nimba ubishaka kuko ni inyungu zawe ntago ushobora kumenya igitumye Imana ikigutije amaboko niba bavuga ngo dukomere Imana amashyi ntibakakwinginge nawe jya ubikora kuko ubu yakomera Imana izabiguhembera sibyo Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo umuntu ubikora bikunze azagororerwa ntibakaguhate Heruka guteranira ku rusengero ruba hano hejuru mu musozi imurambi noneho ndebye inaha mu Gashyekero mbona urunguru ariko sinarinzi ko ruhari noneho mbaza umuntu ati urusengero rwo mu Gashyekero nuruye numva nshaka kuhareba arambwira akajya ngo ruriya ngo rw'umweru jewe nkaba narinzi ruriya ubwo navuga ko ari umutuku mwakomeye Imana amashyi yabahaye urusengero rwiza uru rusengero ni rwiza kubera ko ngenda cyane nkava muri Kigali nkajya mu ntara nkava mu ntara nkajya nkanambuka nkajya za Burundi nkajya za Uganda ahantu hose njya abantu bafite insengero nk'izi ni bake ziracyari nkeya zimeze gutya kandi aharugeze ruzarangira urabona ko nta gisigaye ayo nayo nimba ari ay'Imana ni nayo izarurangiza kuko ni inyungu zayo amen ego Mana yanjye Gashyekero muracyasenga kuwa kabiri ubu se nizanye mutantumiye mukabona ndinjiye mwampa nkaririmba hano nzahagaruka vuba kandi ntabwo si ukugira ngo mbashyushye si ukugira ngo wenda mufashwe kuko n'ubundi igihe naze nasanzwe mufashwa ariko hano hantu nzahagaruka kuba mufite urusengero rumeze gutya na ruriya ruracyahari nk'ikimenyetso nkaba mvuga ngo ni ahantu natangiriye bahanyaturiraho amagambo birakunda bivuga ngo hari umwuka wo kuzamura wo kujyana ahandi hantu nzahagaruka ninshaka nzabe nje gushima Imana mvuga ngo uyu munsi nkuhaye Imana nahaje ubuse mwabyibuka je naje hano bwa mbere nambaye kamambiri zitanasi imishumi ni ibintu nzi muzabaza Sharire ambwira ngo nzaze mu Gashyekero mujye mureka Imana tuvuga ibyo yakoze kugira ngo tugire icyizere cy'ibindi zakora yarambwiye mu materaniro iwacu ku Kicukiro niho yansanze arambwira ngo ibintu nkubwiye ibintu yarambwiye ntabwo nenda kubivuga byarambirana yarambwiye ngo mbonye Imana ikuzamura ngo mbona ngo uzajya wicara mu bapasiteri ibyo byari bisanzwe ariko umuntu yari yabibwiye yongeye kumwitegereza arambwira ngo garuka hano ndaza ahita mbaza ngo ugira indi myenda mu bantu noneho ahitangira ngo abyerekwa ko ntayo
ahita yongera aranisubiza arambwira ngo nimba nta nayo ngo uzarebe uwutira ngo wo mwakambarana ngo kuko ngo uzaza ukicara mu bapasiteri ngo ntago nawe waba wambaye iyo ngiyo. Hita wibaza imyenda nari namba. Umva ikintu rero kitajya kibagirana muri gihe nuko nashatse uwo ntira nkamubura. Uwo ntekereza ko yantiza akaba ni muremure cyangwa ni munini kandi nari narumye meze gutya. Uwo ntekereza ko byapfa kugerageza nkaba nzi ko atayima. Buriya hari umuntu uzi neza ko hari ikintu afite ugikeneye atakiguha ukaba ubizi ntiwirirwe ujya no kuruta. Barahari ukavuga ati hariya sinayoberayo. Ariko Imana ibababarire. Abantu bimana nabo nka gutyo nyine baba bakabije bibisambo bimana ibintu byose kakubwira ati reka reka hanyuma nzana ya yindi kubera kunyura inzira y'ibirenge y'inzira y'ubusamo n'ibirenge cyari gihe cy'imvura aho nsanze igishyitsi nkihanaguza ibyondo kamambiri igeze nka. Ariko ndashima Imana itareba imyambaro, ndashima Imana itareba ukureshya, itareba ukusa. Ngashimira n'umuntu wari uyoboye natinye kujya imbere kandi ariho yari yambwiye nicara mu bakristo niwe waje aranyihagurikiriza aranjyana natinye. Ariko ndirimbye abantu barafashijwe bavuga no mu ndimi. Imana itandukanye n'abantu, iteye ukwayo, irihariye. Ubwo urumva mwabivamo. None uyu munsi nagarutse nsanga amateka yanyu yarahindutse kuri uru rwego, ariko nanjye nzanye imodoka yanjye bwite ntagenda n'amaguru. Umuntu udakomeye Imana amashyi keretse nimba urwaye ishyari cyangwa urigira. Imana yongera amashyi nimba ubishaka. None se ndabeshya? Nimba naraje na kamambiri ngenda mpanaguza ku bishyitsi nkaza nareba ukuntu namaze gusa nkatinya bakantambu akaza kunyifatira iyo ataza nari kuguma mu ntebe kandi yari yarambwiye ngo nzicare he. Ariko Imana nawe ahantu ari Imana imuha umugisha yarantinyuye. Iyo umuntu ameze gutya abanitinya niyo ufite impano ntiwayikoresha neza ubutinya. Bukeye sinzi aho naririmbye umuntu nkuburira inkweto ariko zarobotse. Sinzi ahandi nagiye nimba ari kumuhima bajya bantumira nicaye nkaha ngaca inyuma nkazenguruka kugira ngo mpingukayo ntagenda bareba inyuma gutya ngakata abantu bakagira ngo wenda nukubaha abantu naho n'ubwoba. Gihwerere turebera indi ndirimbo bampaye iminota ntayimarira mu kuvuga nkacyura imwe. Ndebera nk'indirimbo ivuga ngo ineza y'umuntu iraho hafi. Hera ikiganza umuntu mwejyanye umubwire ngo ujye ugira neza wigende. Indirimbo yitwa ineza gusa. Shyiramo. Umpera ikiganza umuntu mwegeranye kandi mugiye mwicarana mukundane niyo mwaba mutaziranye mu nzu y'Imana harangwamo urukundo. Umusuhuza umwishimiye hano ni mu nzu y'Imana. Mubwire rero muhe ikiganza umubwire ngo ko mbona mutabihana. Muhe ikiganza umubwire ngo Satani n'abadayimoni bazaruhira ubusa. Yamashima umva umunyenga wo guterura umwana no kumukikira. Anawe umva umunyenga wo guterura umwana no kumukikira. Anawe umva umunyenga wo gushyira ingobyi umugongo ugaheka. Imana ni nziza iraguteturuye. Imana ni nziza iraguteturuye. Ibibazo birashira bikanibagirana. Uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atuwari ingumba ni ubyaye arahetse. Simfite ubwoba bw'ibimbaho kuko bizashira. Simfite ubwoba bw'abanyirukankana nzabasiga. Simfite ubwoba bw'abanyana nabo bazaruha. Uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atuwari ingumba ni ubyaye arahetse.
Imana ikamya akagezi yateguye akandi, abakwanga bakagutega iminsi ngo urapfa. Humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka. Humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka. Bizaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Bizaruhira ubusa, ayiwe bizagusiga uhagaze. Abakuvutse bizaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Bizaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Isi n'abayikorera nibo batuzengereza, isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe, isi n'abayikorera nibo batugendaho. Uzangendaho ugeze ryari kaho njya atari hafi aha? Jyewe navuye kure kandi ndagana kure, utanitafuta amarangapi. Ayayaya abo bose bakwifuriza bizagusiga uhagaze. Abakuvutse bizaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Bizaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Ababyizeye bakomera Imana amashyi. Hayayayayayaya, haleluya. Uzatsindira kuri uyu musozi utuyeho, uzatungira kuri uyu musozi utuyeho. Uzagubwa neza mu maso y'abatabishaka, abakubita agatoki ku kandi ngo bazakwica, abakuvuma umunsi ukira ngo bizagufata, abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya. Bose bose bazaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Bazaruhira ubusa, yewe bizagusiga uhagaze. Abakuvutse bazaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Bazaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Uzamfashe mbe nkiriho Mana, uzakomeza umpeze intambwe, uzampe n'iherezo ryiza. Nzareba amaherezo y'ibi bintu kandi nzi ko uzabikora, kandi nzi ko uzabikora. Erekana nje ndabizi kandi uzabikora. Imana yongera amashini y'izabikora. Amen. Imana izabikora kuko si nabyo bya mbere yabikoze. Ntago dukekeranya ko izabikora, birindiriye igihe cyabyo ikabikora. Ni igihe kitaragera kubikora ko izabikora. Wayinyongereye amashyize. Turahita dukurikizaho indirimbo iri mu za kera ivuga ngo icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa. Bose babiri. Amashyi yawe yakome cyane. Icyifuzo, 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 icyifuzo cy'abantu. Icyifuzo, 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 icyifuzo cy'abantu.
icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya hehe k'ijuru ritabaye icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya hehe k'ijuru ritabaye bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyayo ugiye bakureba zamura amaboko y'icyubahiro bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyayo ugiye bakureba komeza uyizamurira amaboko y'imbere icyubahiro haleluya umugabo Daniel baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana bamuha intare ziratinya kandi zitariye rwose zinashonje avamo babireba atabarwa bareba umugabo Daniel baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana bamuha intare ziratinya kandi zitariye rwose zinashonje avamo babireba atabarwa bareba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyayo ugiye bakureba ayayaya bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyayo ugiye bakureba abantu babishaka bayikora Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro